Regiyo Mariya, igitabo gisobanura Regiyo ya Mariya, gukomeza umutwe wa 16. Abandi bari muri Regiyo Mariya, abafasha bashobora kuba ari abapadiri, abihaye Imana cyangwa abarayiki. Ni abantu bumva badashoboye cyangwa badashaka kwinjira mu muryango wa Regiyo ariko bakiyemeza kuyifashisha amasengesho yabo. Abafasha rero barimo ibice bibiri. Igice cya mbere kigizwe n'abitwa abafasha. Igice gikurikiyeho ni icy'aba adjutores regionis cyangwa abajutoriyani. Nta myaka ya ngombwa kugira ngo umuntu abe umufasha. Si ngombwa ko amasengesho y'abafasha ahera akaturirwa Regiyo. Kuyatura Bikira Mariya birahagije. Hari uwatekereza ko nta kamaro bifitiye umuryango, nyamara Regiyo ntiyifuza kwikubira ibishobora kugirira abandi akamaro. Ariko rero kuko ayo masengesho abashamikiye kuri Regiyo, ntibigaragara ko Mariya azayibagabanyirizaho akurikije ibyo ikeneye. Ni inshingano ikomeye y'uko uwo murimo wo gusenga kimwe n'indi mirimo y'abaregiyo iturwa Mariya umwamikazi wacu nk'ingabire y'ubwitange butizigama. Uwo mubyeyi atanga uko ashatse. Iyo ngabire yongera ubwitange maze nabwo bukarushaho kugira agaciro. Iyo ntego ishobora kwibukwa no kwitabwaho buri munsi mu mvugo y'isengesho rimeze nk'iri: Mariya utagira inenge, wowe muhesha w'inema zose, gutuye igice cy'amasengesho yanjye n'imirimo yanjye ndetse n'ibimbabaza byose niba uruzi mbikwiye. Iyo mitwe yombi n'izo mbaraga za Regiyo ziyifitiye akamaro kanini cyane. Itazifite ntacyo yakwimarira, yamera nk'inyoni yacitse amababa. Ubwo ishyigikiwe n'amasengesho y'iyo mitwe yiyemeje kuyifasha, nta gishobora kuyihungabanya, nta n'inkomyi ishobora kudindiza amajyambere yayo. Urwego rwa mbere: abafasha. Abagize urwo rwego rwa mbere bitwa abafasha, bagereranywa n'ibaba ry'ibumoso ry'urugaga rw'abafashisha Regiyo y'amasengesho. Umurimo wabo wa buri munsi ushingiye ku kuvuga amasengesho ari kuri tesera, ni ukuvuga: ngwino Roho Mutagatifu, ishapura ibisingizo biyikurikira, katena n'amasengesho asoza. Si ngombwa kuyavugira rimwe, icyangombwa ni uko umunsi urangira yose avuzwe. Abantu basanzwe bafite akamenyero keza ko kuvuga ishapure ya buri munsi basaba icyo ari cyo cyose. Bashobora kuba abafasha batiriwe bavuga indi shapure. Usenga wese burya abafasha roho zose, afasha bagenzi be kandi akabatera inkunga. Abihabwa ububasha b'umurimo buturuka ku kwemera. Akora icyazi kandi ashaka. Akurikiza inama za Mutagatifu Pawulo utubwira ko igikorwa cy'ingenzi ari ugusenga Imana, kuyambaza, kuyumvira no kuyishimira tugirira abantu bose. Dore uko abitubwira: ntimugahweme gusenga no kwinginga Imana mwifatanyije na Roho Mutagatifu. Ibaruwa Pawulo intumwa yandikiye Abanyefeso umutwe wa 6 umurongo wa 18. Ntimuzi se ko mutabigize mwakoreka isi, mugaca intege abavandimwe banyu? Niko bimeze buri muntu wese ashyigikiye isi, abirengagiza kwikorera abavunisha abandi. Gratuit ressources. Urwego rwisumbuye: abajutoriyani. Abajutoriyani ni nk'ibaba ry'iburyo ry'abafashisha Regiyo ya Mariya amasengesho. Urwo rwego rugizwe n'abavuga buri munsi amasengesho yose ari kuri tesera. Byongeye kandi bakiyemeza kumva misa no guhazwa buri munsi ndetse no kuvuga y'amasengesho
akurikiza amasaha yemewe na kiliziya. Reba ibivugwa ku rwego rw'abaperetoriyani birebana cyane cyane n'akamaro k'amasengesho akurikiza amasaha. Umujutoriyani abereye umufasha, uwo umuperetoriyani abereye umurejiyo. N'ibibagenga ni bimwe. Iyo adashoboye kubirangiza rimwe cyangwa kabiri mu cyumweru ntago bakosheje. Abihaye Imana badasanga mu itegeko ryo kuvuga amasengesho akurikiza amasaha ntibafite inshingano zo kuyavuga. Rejiyo ya Mariya irihatire gushishikariza abafasha kuba abajutoriyani kuko bituma batera imbere mu bukristu. Ibivugwa ku bapretoriyani byerekeye bumwe isengesho rya rejiyo rifitanye n'irya kiliziya twabivuga no ku bajutoriyani. Turasaba abasaserdoti n'abihaye Imana kuba abajutoriyani. Koko rero rejiyo ishaka kunga ubumwe no gufashanya n'abafite ubutumwa bwo guhora basenga kuko baba begeranye n'Imana kandi bakaba bafite umwanya ukomeye muri kiliziya. Baramutse bashyize hamwe na rejiyo nta cyayinanira kibaho kuri bo. Kuba abajutoriyani ntacyo byongera gikabije ku nshingano basangwa uretse katena, amasengesho y'abarejiyo n'ibisingizo. Ibyo bimara iminota mike ariko kuba bafatanyije na rejiyo bishobora gutuma bayibera umutima. Kera Arishimede yarihoreye ati nimumpaho mpagarara hatari ku isi murebe ngo ndayiterura. Abajutoriyani bo muri ubwo bumwe bwabo na rejiyo amasengesho yabo abona imbaraga zizashobora gukiza abantu bose.